ntabwo wari ukwiriye kujya mu kibuga ngo ujye gukinira mu kibuga utazi amategeko agenga cya kibuga. Ibyo byo kuvuga ngo witwa ngo nafite ishati ya motion ntabwo uzongera kuyambara ngiye no kwitwika kangura abantu twika amashati yawe oya ngende bivuze uburenganzira bwanjye nayiguze amafaranga yanjye muri motion. Yes, I'm going to buy it. Ishati waguze muri motion ugiye kwitwika. Ngiye kwitwika Ufite ese n'iki kibazo? oya Apantaro waraguzemo. ndakwiyana Ugiye amaze kubiri. ntiyagukwiye Inkwira se giye baranko. okay ngiye nabo kukuburira uri umugabo ariko jewe naneze kubivugaho imyumvire yanjye ndumva nabaye offended. Look here, wave at grandpa. Look here and wave at grandpa. He's not looking this side. Hello. Igitondo cya kare ku munsi w'ejo washize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye urufaya rw'amavideo n'amashusho by'uwitwa Twahirwa Moses wamenyekanye cyane ku bwa brand ye ikomeye y'imyenda ya Motions ndetse nawe rimwe na rimwe agatazirwa Motions. Ibintu byatunguye abantu benshi mu buryo bukomeye ndetse bamwe na bamwe rwose n'aka kanya ntago barimo kubyumva neza. Gusa nkuko mubizi banze uwo bita Moses yararimo kubarizwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Sibyo niko titire y'ino baruwa imeze yandikishije ibara ritukura. Hanyuma wenda nsomyeho biciya mu byanditse muri ino baruwa aragira ati inkotanyi zafunze data. Ngi rero byatumye abantu wenda baribazaga ati nyuma yo kuvuga ibi ngibi hari imyanzuro izamufatirwa bizagenda gute. Umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka nangire ngusuzana na gushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri Dupa Media ndetse nawe ujye kuyikora nonaha. Nibyo ko kwimaze gukora subscribe ubu duteye inkunga ariko ugomba gukomeza udutera inkunga ureba ibiganiro byacu ukora share like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha yose 24 kuri 28 nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye turutayiga ndetse natunganizera ko bimeze neza cyane. It's a beautiful day blessing Dupa Media ku blessing Dupa Media nibyo tayiga bagusabye ariko nanone kwibuka kuzana service cyangwa se ibikorwa ugeza ku batura Rwanda tugagufasha kubyamamaza cyangwa se kubimenyekanisha kugira ngo bijye ku isoko cyangwa se bigurwa abantu bamenye ko ubifite. Tayiga nizera ko umeze neza nawe. Njemeze neza nizere ko nawe umeze neza ndetse n'umuntu dukurikiye nonaha ameze neza. Tudatinze rero reka twinjire mu nkuru yacu. Reka twinjire mu nkuru yacu. Ku munsi w'ejo nibwo hasohotse inkuru zigiye zitandukanye kuri social media navuga ngo hari hahiye cyangwa se ni inkuru abantu benshi bagiye bagaruka ku nkuru y'umuntu bita Turahirwa Moses. Uyu nguyu akaba ari we washinze icyo bita Motion, ni inzu y'imideli cyangwa se inzu yakorerwagamo imyenda yagiye yambarwa n'abantu bakomeye hano mu Rwanda ndetse akaba n'imyenda yambawe na First Family in Country cyangwa se famille ya mbere mu gihugu cyangwa se umuryango wa mbere mu gihugu uzita wumva ko ari umuryango wande banyakubahwa perezida wa Repubulika. Hanyuma rero mu nkuru yari yagiye hanze cyangwa se nabako ni nk'itangazo yari yashyize kuri Instagram ye yitwa Kwanda Season niba ari wani niba ari tu yari yavuze ati nge nanga Kagame buriya nanga n'inkotanyi zose. Hanyuma abantu bari kwibaza harakurikira iki cyangwa se biragenda gute. Kuri ubu ngubu rero navuga ko hari imyanzuro yagiye ifatwa turi buze kwigarukaho hano muri kino kiganiro. Ariko mbere wenda yuko tugaruka kuri iyo myanzuro yagiye ifatwa n'abantu bagiye batandukanye. Urumva bagiye bakura ibikoresho muri Motion cyangwa se bagiye bakura imyambaro muri Motion. Turagaruka nanone ku muntu bita Kanyabugande Olivier. Uyu ni umwe mu basore navuga ko baha abanyarwanda ibyishimo binyuze muri filime cyangwa se muri comedy. Filime ze ziri muri genre ya comedy. Abanyarwanda baramukunda kuri rwa rwego hari umuntu bidashobora kwira atarebye filime y'umuntu bita Kanyabugande Olivier. Vuze aya mazina Kanyabugande Olivier wenda abantu bashobora kutamumenya ariko mvuze uwo bita Nyakso abantu benshi baramuzi by'umwihariko urubyiruko ndetse n'abandi bagiye batandukanye rero bazi iri zina. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 2025 nibwo uyu musore yagiye kuri TikTok kuri live kuri TikTok akoreraho ibiganiro kandi urabizi igihe twari turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ubundi abari ibihe abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda bifatanya n'abanyarwanda bitewe n'ibihe nyine baba bari mu byo kugira gute byo kwibuka. Ariko uyu musore akaba n'umunyarwanda rwose kwa kundi uvuga ngo umuntu abifitiye n'ibyangombwa kubera ko n'umunyarwanda ufite n'irangamuntu n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. We bisa nkaho ibyo yabyirengagije none ajya kuri Instagram ajya gukora live. Muri iyo live rero yakoreyemo ibintu bigaragara nko kwidagadura cyangwa se kwishima ku entertainment.
kandi mu gihe igihugu kiri mu gihe kiri mu ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba aho ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na New Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. by'akababaro. Ibi ngibi rero nawe byaje kurangira bimukoze ku mutima cyangwa se nawe umutima umushinje buri hari ibintu ukora nk'ibi bintu byo kuvuga. Hari igihe uvuga ibintu kandi buravuga karenze umuntu akarushya ihamagara cyangwa se ko wabigarura. Hari igihe uvuga ibintu ariko nyuma nawe ukumva ko wagize gute wakosheje. Ibi ni byo byabaye rero ku muntu bita Olivier Kanyabugande, ariko noneho nawe nyuma aza kujya kuri platform cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye yandika iri tangazo. Yaragize ati muraho aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari mukurikiye live nakoze ku ijoro rya tariki ya kuwa gatanu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 2025 saa 5 za ninjoro kuri TikTok, aho nge na bagenzi banjye twari kumwe turi kuvuga ibitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa se aba social media influencer gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Murakoze. Ni Kanyabugande Olivier aka Nyagiso. Iri ni itangazo yagize guterero yanditse nyuma yo kumara gukora iyo live yakoze ari kuwa gatanu ku itariki ya 11, akabona nawe ko ibintu yakoze atari byo bitewe n'igihe igihugu cyangwa se abanyarwanda muri rusange bari maravuga ati noneho reka nsabe imbabazi. Ibi yabivuze mbere yuko uwo bita Murangira Bitseri uno umuvugizi wa Rwanda Investigation Bureau avuze yuko cyangwa se asabye aba social media influencer n'abandi bafite amazina akomeye kuyakoresha mu kurwanya umuntu ushobora kugira gute kuba afite ingengabitekerezo ya Jenoside cyangwa se n'ushaka kuyibiba mu bantu. Sibyo aravuga ati buriya abo bastari ntibakabe bantuza ba Rutemayeze. Urumva niba bavuze ngo Rutemayeze ni wa muntu urindira ko amasaka yeze cyangwa se imyaka yeze wagasaro. Ibyo bigereranyaga no kuba uyu munsi hari abantu bishwe muri Jenoside cyangwa se barwanyaga genocide, uyu munsi bakaba batagihari. Sibyo noneho igihugu kigeze gitera imbere nuko hari abo bantu bagize gute baharaniye guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Sibyo akaba ati rero niba uri mu gihugu giteye imbere ukaba uri gukora iyo muziki, ukaba uri gukora izo comedy, ukaba uri gukora whatever bigiye bitandukanye, ukabona amafaranga ukabaho, kuki noneho utaba umwe mu bagira gute mu barwanya, utaba umwe muri abo ngabo bashaka kuba basubiza wenda igihugu muri bya bihe cyavuye. Hanyuma ugasanga rero umujene nk'uyu Kanyabugande we yibereye kuri TikTok tu ari muri tap
tuzamurane No. tumanurane tugire gute sibyo urumva ko ibyo bintu ntabwo aba ari ibintu bigize gute rero ntabwo aba ari ibintu bikwiriye niyo mpamvu nayo yanditse ino baruwa asaba imbabazi nyuma rero Dr Murangira Bisser yaravuze ati icyo tugiye gukora ni ugusuzuma turebe ibyo yaba yaravuze niba bigize icyaha cyangwa se niba hari icyo twagira gute twashunguramo tukagira icyo dukoraho wenda dutegereje kuzumva RIB ishobora kuzagira gutyo kumva ihamagaje umuntu bita Nyagiso akagira ibyo ajya gusobanura kandi unakoze research cyangwa se usubije amaso inyuma ukareba abantu bo kuri TikTok ni bamwe mu bantu batubahirije bino bihe byo kugira gute bamwe muri bo bino bihe byo kwibuka basa nkaho batabyubahirije kubera ko hari abakomeje bikorera za challenge zabo n'ibyo byose ugasanga bameze nkaho bari mu isi yabo ariko bakirengagiza ko bari mu gihugu gifite aho kigeze kubera ko hari abantu bamenye amaraso kugira ngo uyu munsi ibintu bibe bikoreka nk'uko biri gukoreka buriya kenshi cyane bajya bavuga ngo buriya iyi nzu utayisize irangi ngo ushoboreho amafaranga wisiga irangi nta nubwo bigukanga kuba wasigaho ibyuma ariko urinjije ugomba kureba ugomba gutekereza umuntu wasize irangi amafaranga byamutwaye cyangwa se ubushakashatsi byamutwaye kugira ngo akore irangi sibyo niyo mpamvu rero nk'igihugu gikunda abaturage bacyo ibyo bintu bahora babyigisha bakabyigisha ati wenda uru rubyiruko rushobora kuba waravutse wenda ibyo byarabaye ariko niyo mpamvu amateka akomeza agahererekanywa hakabaho n'icyo gihe cyo kwibuka kugira ngo abantu batazagira ngo wenda batazagira ngo ibintu bavuga ni ibintu bitagize gute bitabayeho ugahura n'abantu bagizweho ingaruka n'ibyo bintu cyangwa se byabaye bareba bakaguha ubuhamya bakakubwira ukuntu ibintu byagenze niyo mpamvu rero utakavuze ati njye ibyo bihe ndabigendamo uko nshatse kubera ko wenda icyo gihe ntari nakavutse ntabwo bishoboka buriya aba bana sibyo cyangwa buriya ikintu cyo nakubwira buriya umuntu ariye akaryama agasinzira urumva ejo akabona ibyo arabikora biragenda neza byanze bikunze hari igihe umurenga ugenda ukamwica aribyo muzehe yigeze kuvuga akavuga ngo ugasanga umuntu agize umurengwa agakora n'ibidakorwa sibyo Nyagiso yari abizi neza ko turi mu gihe cyo kwibuka sibyo ntabwo ari ikintu nshobora kugenda ngo mvuge ngo njye ntabwo akenshi cyane buriya ndi gukora inkuru sinza ngo nkore inkuru nanone nse ngo nkiriyaringa umuntu ngo mvuge ngo ndi umunyamakuru ngo ngiye guhagarara ku ruhande uru n'uru ugende impagarare hagati oya ngomba no kuza nkaguhamya ikintu nkakwereka uburyo icyo kintu ushobora kuba waragikoze rimwe na rimwe mbona hari wanakigambire cyangwa ushaka gutwika tugiye kuri ino za kuri YouTube ya Nyagiso sibyo sibye ko abantu rimwe na rimwe ibintu byo gutwika babigiramo babifata bakabigira ukundi kundi ibyo bintu byo gutwika reka nyine mwereke Nyagiso ni umuntu umwe ufite abasubscribe barenga ibihumbi n'ibihumbi sibyo afite abasubscribers barenga 200 ariko aka kanya arimo arashyiraho inuza zira comedy ze zikarebwa n'abantu 5,000 mu gihe cy'umunsi umwe urumva byanze bikunze ni ikintu gishobora kuba cyaramuteye depression cyangwa umurengwe urumva aratekereza avuga ati byanze bikunze ndamutse nkoza akantu mu iki gihe gashobora kuba bamvugaho bagatwika bakongera bakangarukaho abantu bakandeba abantu babirebe neza ntibakajya hariya ngo bavuge ngo Nyagiso ngo kubera iki ngo yagiye hariya ngo akagenda ngo agakora live ngo yarabiyobewe Nyagiso yarabizi neza ko biri bumufashe ku trendinga cyangwa se kuba wenda hari abantu bakanguka bagashaka kumenya ngo Nyagiso ninde ariko nanone buriya bajya bavuga ko n'umusaza agira gute atinyanye sibyo ugomba kureba n'ibintu uri gukinisha ibintu byabayeho cyangwa se ibihe byabayeho amaraso y'abantu akameneka urumva mu gihe kigera ku mezi 3 abarenga miliyoni bakaba barapfuye ni ibintu ufata ukajya kubikinamo comedy se Nyagiso yarabizi neza igihe nyine tuvuye ko niba bizi neza nyine akaba ari n'umuntu h'agaciro abo bantu bishwe muri jenoside sibyo niba baha agaciro ko ni umuntu wo kubifata ibyo bihe mu bihe byo kubibuka leta nta nuko ibitaragize rero nese uko babyoroheje wenda bakavuga ati noneho kwibuka reka tubigire icyumweru ariko noneho abantu bakomeze kwibuka mu gihe cy'iminsi 100 iyo bashaka bari gufata iyo minsi 100 yose sibyo bakavuga ati noneho reka tubanze twibuka abantu bagize gute bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ariko rero kugira ngo wenda bareke n'umuturage akore yibuka ariko anakore yiteza imbere sibyo niyo mpamvu bavuze ati wenda reka tugire gute tubigire icyumweru abana rero wenda Nyagiso reka mufate nk'umwana sibyo baya ntago ari umwana nyine wenda ntago ari umwana urumva ariko nanone harimo ibyo abantu birengagiza buriya nyine umuntu utarabonye ikintu urumva aribyo nakubwiraga ntiburi umuntu utazi irangi uko rigura atazi ibiki n'ibiki ntago bishobora kuba byamukanga kuvuga ngo reka nkoza akaguru ku irangi sibyo muri saro wenda cyangwa mu cyumba n'ahandi aba bana sibyo wenda hari ibyo batabonye
kuko ntabyo babonye bumva no kuba wenda kuba babibwirwa bakumva nyine bakumva ntago babifata nyine ntago ari ikintu bafata ngo bacyumve mu mutwe banze bagifiringe umve si ibi bintu byagenze bite. Niyo mpamvu rimwe na rimwe buriya abantu rimwe baba bagomba kuganirizwa ariko bakagezwa na hahandi bya bindi nyine bakibutswa amateka, hakagira abantu bababwira amateka kuko byanze bikunze bo baragenda nyine bakumva nyine ntago bibareba ezo tuvuge ko atigishijwe yarigishijwe ibi bintu ubundi ntuza mbere y'uko icyunamo gitangira sibyo yaba ntuza yaba RMC Rwanda Media Council hari amagambo basohora liste y'amagambo yemerewe gukoreshwa mu bihe byo kwibuka sibyo RIB nayo ikagira gute igatanga warning iti nyaboneka mugire gute mwitwararike ibyo bintu niba bivuga barabivuga sibyo ibyo rero kubirengaho hari igihe rimwe na rimwe nyine haba harimo iyo wili harimo ubwo bushake kubera ko ibyo ari byo byose hari ibyo yize mu ishuri Nyagiso yarize sibyo hari ibyo yigira mu biganiro hari ibyo twumva ku bitangazamakuru ibyo bintu byose bikaza bigira gute bitanga inama bitanga amaso ibyo bintu byose birasobanutse ku myaka Nyagiso afite ntabwo ari umuntu wakabaye atazi jenoside yakorewe Abatutsi cyari ariko reka nkwereke ntabwo yavuga ko atazi cyari buriya hari ikintu cyajyaga gikorwa kera cyatumaga n'abantu bakanguka bakibuka ibintu bimwe na bimwe hari filime zajyaga zerekanwa mbere y'uko icyunamo gitangira byashobora urumva no gusozwa bakayerekana iriya filime byanze bikunze nk'umuntu wayirebaga nubwo yabaga yaravutse za 2005 hari icyo yatekerezaga atavuga biriya bintu ibintu byabaye muri jenoside ese Nyagiso tuvuge ko atayibonye ku myaka ye uyu nyine yarabibonye buri abantu byose yabikoze for with no kuvuga nyine viola amategeko biraho sibyo ari nayo mpamvu Rwanda Investigation Bureau cyangwa se uyuvugira yavuze ko bagomba kuzacekinga cyangwa se kuzagenzura bakareba izo live yari arimo gukora niba babona zigize icyaha sibyo kubera ko ntuza jenoside yakorewe Abatutsi ifite amategeko ayigenga ifite n'ibihano ku muntu wagize gute wayihakanye cyangwa se wayipobeje ibyo byose bizagera gute bizarebwa twikomereze wenda turebe ibya Moses umunsi w'ejo nibwo hasohotse ibaruwa ifite umutwe ugira uti ifite umutwe ugira uti nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro sibyo niko titire y'ino baruwa imeze yandikishije ibara ritukura hanyuma wenda nsomyeho bikiya mu byanditse muri ino baruwa aragira ati inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa bwa mbere nagiye kumusura mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama mfite 6 years old inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu ndetse ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje kandi aturekera ibyo ngibyo ni ibintu byinshi rero yagize yanditse hari n'istenza cyangwa se ni nka paragrafe zigera muri 7 gutyo agaragaza ko adakunda Kagame yakuze yanga Kagame ndetse n'inkotanyi hanyuma abantu bakimara kumva iyi nkuru benshi babaye shoke nk'abantu wenda bakoresha za ino Twitter cyangwa se yabaye X babonaga ko bose nta muntu wigeze nibuza ari kumushyigikira mu bintu yari yavuze buriya rero nubwo wenda mu Rwanda nyine hari ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka cyangwa se kuba watanga igitekerezo ariko hari igitekerezo utanga nawe ukumva kigeze gute kirakoca cyangwa se n'abagukurikiye ukabona nta n'umwe uri kugucira akaruru utega ibi ngibi rero byatumye abantu wenda baribazaga ati nyuma yo kuvuga ibi ngibi hari imyanzuro izamufatirwa bizagenda gute byatumye rero abantu mu ngeri zigiye zitandukanye bavuga ati byari byose uyu muntu ntabwo agize gute ntabwo ashobotse kubera ko iriya motion ye yari yaragize gute nava ko yari yaramamajwe cyangwa se yarahawe yarabaye trend abantu bayimenya binyuze mu kuba yaragize gute yarambitse umuryango wa nyakubahwa perezida wa repubulika sibyo umanza nta muntu wo muri rugo wasigaye atambaye iriya myambaro yo muri motion iriya y'imigongo sibyo ugiye nko mu nkuru zigiye zitandukanye bagiye bandika no mu bukwe bwa Ange yari yambaye imyenda yakorewe hari urumva ni ikintu bari bamufashe cyo kugira gute cyo kuba yamenyekana cyo kuba yacuruza agacuruza neza nta n'umuntu ukompeta nawe kubera ko abantu bafite inzu z'imideli ni benshi ariko noneho kugira ngo ubone umuntu wambitse perezida wa repubulika amukura heza urumva ko nta gahigo yari yagize gute yaraciye ariko noneho nk'icyo amuhembe cyangwa se nk'icyo amwituye
nabo katari kiza, ariyo mpamvu byatumye abantu bagiye batandukanye harimo aba social media influencer cyangwa se harimo bita bavuga rikijyana. Ubwo twaba nk'urugero rw'umuntu bita Kenisi yavuze ati ngewe imyenda yose naguze muri Moshwa ngiye kugenda nyitwika. Urumva? Ubwo rero uwo nguwo wenda n'uwagize gute n'uwidekaraye none abafite n'uruvugira bivugira ku kinyamakuru cye, ariko ibyo byose hari abandi bantu bahise bafata umwanzuro utari mwiza ku myambaro iva muri Moshwa. ariko urumva umuntu niba yacyuriye umukuru w'igihugu ku bijyanye n'imyenda cyanze kunze ntabwo aba yasize n'abo hasi. nyine urumva umuntu umuntu ati ndicuza kuba narambitse perezida wa repubulika, ati umunsi bambwiraga ngo mutegurire umwambaro, ati n'uwo munsi nababaye. Icyo kintu ngitekereza yararira ati njye naraye ndira, we barakubwira tugiye kwambika perezida wa repubulika, arumva, kandi ari buze akagira gute bagasinya agasheke bakagusigira amafaranga bakanakubrandinga bakakumenyekanisha ukararurira. uriya mutipe wenda tuvuge ise baramufunze byo wenda yarafunzwe sibyo, ariko niba baramufunze hari ibyo yarakurikiranywe. Hanyuma kuba uyu munsi ari mu rugo ari n'umurinzi w'igihango bivuze ko ibyo yarakurikiranywe basanze nyine ntabihari. Niyo mpamvu buriya muri gereza iyo umuntu afunzwe ataraburana ngo ashinzwe icyaha kimuhame, icyo gihe aba ari umwere. Hanyuma ikindi wenda kuba ngo ise baramukubise ikiboko akabishinza inkotanyi, ubwo se ni inkotanyi zose asanga wakubise se yaranapfuye. sinese ubundi ku maso haranditseho ko ari inkotanyi. Ubwo niyo ari umuntu wari urinze gereza sinzi wenda impamvu yahise avuga ko ubwo bose ari inkotanyi. Aha tuvuge wenda ko ari nayo, none se ubwo wamukubise ni Kagame. hari igihe neza ubwo wamukubise ni inkotanyi zose zamuburiyeho ziramukubise. Yakavuze ati wenda umuntu runaka ndamwanga kubera yagize gute yakubise papa. Kandi nawe niba yaramukubise mu rwego rwo kugira gute rwo kubahiriza amategeko n'amabwiriza ya gereza, ntabwo yabibazo niba nawe yari yemerewe kumukubita. Moses rero Moses hari igihe bigeze kuvuga ko afata ibiyobyabwenge, urumva ndabihakana, ariko ndabona usibye no kubifata wagira ngo rwose aranabirara. Nyine ejo niwe wavugaga ati njye n'imyenda ye rwose nabwira abantu bakayikuramo. Urumva ko wa mbere yamaze kuvuga ati njye iyi myenda reka ndayitwika. Sura shati uzongera kubona nyambaye nawe yitwika. Ntabwo nyitwika. Yitwika kuri kamera. Nyitwite. Ariko hari igihe nzaza kuri kamera njye nyitwika. Uzaze kuri kamera sibyo? Ikubitemo umwambi. Ntabwo urugero. Oya ku kiganiro kizakurikiraho njye nzatanga urugero rwose abantu babyumve, njye nzayicana pe. Kuko njye ntabwo nkunda umuntu usuzugura. Asubwo ni waba wihimye ubundi. Oya ntabwo naba nihimye. Utanze amafaranga urawutwitse. Bura ntabwo umuntu. Moses arahombikiza amafaranga ariko yayakoresheje ibindi cyangwa yayakoresheje ibyo ashaka. Amafaranga se we ntabwo yayariye. Nyine yarayariye. Niba yarayariye. None se ko murakodesha imyenda mu bukwe nayisubizayo. Ariko bura ntabwo uba waguze. Niyo mpamvu ikodesha make ugereranije nayo. Ubwo bukode nanjye navuga ko bwashize. Ushobora kubugura wenda nk'ibihumbi 300 ajya kuwukodesha ukawukodesha senka cyangwa 20 kuko uri bugarure undeje akawamba. Cyose ni none wowe rero warawuguze ishati yawe y'ibihumbi 30 na bingana sibyo, none ushaka kuzana ukayicoma kwitamo umwana. Ananga n'umuntu usuzugura undi buriya. Sibye nuko yarasuzugura umukuru w'igihugu, nanga n'umuntu. Ibyo wenda nta nubwo sinzi niba twabyita gasuzuguro, birenze n'agasuzuguro. Ubundi bajya bavuga ngo buriya hari ahantu haba badaterwa ibuye. Ngo nta hoteriwe hehe ku karere. Ibaze ko yarenze akarere akajya muri village urugwiro. Aho nibere. Urumva ko ni ibindi bindi nyine ni nkuru abantu bose babonye bifata ku mutwe. Bakunda abantu nyine batangara akavuga ati se iri rizabara nde rizahanura nde, ibintu birayobera. Moses cyakoze cyo ni indi reka twamamarize noza. Reka twamamaze tubabwire Dash Plan Hub ni German Language Academy, ni ishuri kwigisha ururimi rw'Ikidage. Bakorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown, ugezeho bita kuri hoteli Okapi, ugezeho bita kuri Nimpara. Uwabaza yagutungira urutoki ni muri metero nke, bakakwereka inyubako nshyashya ya Delta House niyo bakoreramo. Bari muri etage ya 5, hageze rero bagwa service
zijyanye n'ubujyanama ku bantu bifuza kujya kwiga gutembera gukorera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage cyangwa se bivuga ururimi rw'ikidage, hanyuma kugira ngo uzagende wemye nta nkomyi umeze neza, banakwigisha ikidage ukagenda ukididibuza ukivuga ukajya kukiganira n'abo ngabo usanze cyangwa se ugiye gukorana nabo. Abashaka kwiga muri Unitec rero ya Gicurasi cyangwa se mu kwezi kwa gatanu, kwiyandikisha byaratangiye birarangirana n'itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Amasomo azatangira ku itariki ya 5 ku bantu biga mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita n'abiga nimugoroba, hanyuma abiga muri weekend b'amasomo bazatangira ku itariki ya 10. Yandikisha unyuze kuri register@dashplanhub.com cyangwa se uhamagare kuri 07 iyo nimero 2 no kuri WhatsApp. Ukaze wabandikira no kuri WhatsApp cyangwa se ushobora no kugera kuri office abakozi ba German Language Academy bakagufasha. Baba hari iminsi yose mu masaha y'akazi, ntibizagukange ngo ni muri weekend, uzahabasanga. Ni nako bimeze mu karere ka Huye, ni mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Ngoma, hazwi nko mu Cyarabu, bakora mu nyubako ya Alice Now Complex kuri etage ya 2. Naho rero ugerayo bakagufasha kuri izo serivisi zijyanye n'ubujyanama, ndetse wifuza no kwiga nawe wakwiyandikisha. Rero naho amasomo azatangira ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2025 ku bantu biga mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita n'abiga nimugoroba, hanyuma biga muri weekend amasomo azatangire ku itariki ya 10. Yandikisha unyuze kuri register@dashplanhub.com. hanyuma niba uri Huye cyangwa se no hafi yaho bahamagare kuri 0790 1398 iyo ni nimero ya serivisi. Iba no kuri WhatsApp rero naho wabandikira, kimwe nuko ushobora kugerayo ukaganira n'abakozi ba German Language Academy. Breaking news nuko bagiye gufungura rero ishuri i Musanze. Ubwo ni German Language Academy i Musanze, iratangira soon cyangwa se iratangira vuba. Bazaba bakorera hafi na gare ya Musanze. Andi makuru tuzagenda tuyababwira gake gake. Hari igihe nabo batangirana n'ukwezi kwa 5 muri ready cyangwa se mube mwiteguye. Taiga wakoze cyane. Reka ngushimire nshimire n'umuntu wafashe umwanya akareba iki kiganiro kutuka gitangiye kugeza kirangiye. Ubundi subscribe ni utarayikora nicyo gihe cyo kuyikora, ubundi ukajya ukora share, like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha yose 24 kuri 28. Imana igiye ikumpera umugisha.